nsabiye Revera Mutabazi kugira ngo umuhe icyerekezo, umufashe gushyiraho systeme ituma azabasha kurangiza inshingano umuhaye kandi abashe kunezeza amatorero, ayakorere neza igihugu cyose, umuryango we nawe ubwe. Mana umufasha kugira ngo agire ubuzima bwiza, agire imbaraga kandi agire ubushishozi n'ubwenge bituruka kuri wowe. Bashimiye ko mwitabiriye uyu mwanya mwiza twabatumiyemo. Professeur Elise abikomoje harabivuze, ni umwanya w'ihererekanya bubasha hagati y'umunyamabanga mukuru wa CPR ucyuye igihe Pasteur Dr Rugambage Samuel n'umunyamabanga mukuru watowe mushya nje mu mirimo Pasteur Mutabazi Samuel. Nahoze mu nama iheruka ku itariki 11 yatoye Samuel, nahoze mvuga ngo ubwo umwe ni Samuel wa mbere n'undi Samuel wa kabiri, nanjye nkaba Samuel wa gatatu. Inama ya Protestanti Rwanda nk'uko izina ribivuga ni ihuriro y'amatorero y'abaprotestant mu Rwanda nyine ndetse n'imiryango ya gikirisitu. Tutaza kuvuga amateka yayo cyane, ariko ifite intego nkuru ihuriyeho, iba no mu kirangantego cyaryo, iba muri logo y'ubumwe. Amatorero n'iyo miryango agahura cyane cyane mu gushimangira ubumwe bw'abaprotestant nyine. Mu kanya igihe tuza gutanga amagambo duha Secrétaire General ucyuye igihe ijambo ahererekanya ububasha, ndatekereza ko aza kubinyuramo cyane cyane n'ibyo aza gutanga. Ibyo byose muza kumva twagezeho ni ukubera ubwo bumwe bw'aya matorero, kandi kuko akorera hamwe. Iyo abantu bakoreye hamwe rero nk'uko ijambo ry'Imana ribivuze, bagera kuri byinshi kandi bagera kure. Nicyo tuza no gukomeza gusaba kugira ngo dukomeze dushyigikire ubwo bumwe. N'umuyobozi Secrétaire General mushya winjiye mu mirimo azakomeza burebemo cyane, ushyigikire, twese tugushyigikire. Ku itariki ya 11 rero z'uku kwezi kwa 12 inama nshingwabikorwa ya CPR yateraniye kuri Dove Hotel Gisozi, niyo yemeje yatoye Pasteur Mutabazi Samuel kuba Secrétaire General mushya wa CPR. Secrétaire General wa CPR atorerwa manda y'imyaka 4 yongerwa inshuro imwe, niko amategeko yacu avuga, yongerwa inshuro imwe. Ubwo no kuvuga ko iyo akoze neza agashimwa imyaka 4 irangiye, inama ishobora kongera kumutora zikamusubizaho hamwe, rero bikaba imyaka 8. Reverend Dr Samuel Rugambage zo manda zikoze neza, yaratowe akora manda y'imyaka 4, inama ziramushima zongera kumusubiza mu mirimo, anyura marindi myanda y'imyaka 4 ibi 8. Ariko hagati aho ngaho duhura n'iki cyorezo cya Covid, muzi cyadukubise twese, imirimo kikoma mu nkokora. Hanyuma rero igihe yarangizaga manda, inama za CPR n'amashingwabikorwa ndetse n'inteko rusange ziramusaba ko yarashoreye ibikorwa binini, ziramusaba ngo nubwo itegeko ariko ryavugaga, ariko turamusaba kandi arabitwemerera kumwongeraho imyaka 3 kugira ngo icyo cyuho cya Covid turebe ko twakiziba.
kandi imirimo yarashoreye ikomeze, kandi byagenze neza koko, yarayishoreye itunganya neza. Iyo rero imyaka 3 twari twamwongeye irangira ku itariki 10 z'ukwezi kwa munani uyu mwaka wa 2024. Bigeze ku itariki 10 z'ukwa munani nabwo biro ya CPR ariyo komite nyobozi kuko dukorera izo nama turicara dusanga kutwe kongeraho amezi kugira ngo tugire ibyo dutunganya neza, tugire ibyo dusaba, harimo gukora audit y'enzuramutungo, audit externe kugira ngo bayikore neza, ariko na audit interne zikorwe neza. Kandi hagati aho ngaho dusabe abavugizi b'amatorero agize CPR, tubandikire tubasabe tubahe igihe kugira ngo batange abakandida bazakurwamo secrétaire général mushya. Kwiha rero icyo gihe cyo kuva mu kwezi kwa munani kugera mu kwezi kwa 12 byose kandi bigenda neza, ari audit zirakorwa kugira ngo n'umuyobozi mushyashya uzaba ugiyemo azabe azi aho ibintu bihagaze n'aho biherereye. Bigenda neza, bikorwa neza. Nyuko yo tariki ya 10 dutanga nyine dusaba representare ngo kuduha abakandida, barabatanga, dosiye zirigwa, dosiye zabonetse rero inama zisanga dosiye ya Pasteur Mutabazi inoze yuzuye neza, ibyangombwa byose byasabwaga abyujuje kurusha abandi. Inama rero za CPR cyane komite inama nshingwabikorwa ihitamo iyo dosiye, ihitamo izina rya Samuel Mutabazi, aratorwa kandi bose bamutora 100%. Turashimira rero Reverend Dr. Samuel Rugambage, icyo gihe cyose imirimo yakoze kandi ayikora neza, itunganya neza. CPR igera ku iterambere igezeho ubu ngubu, araza kubyumva muri handover ibikorwa. Professor Elizabeth ati nubwo tubirebera inyuma twebwe tugenda ariko turabibona mu kanya, rero no baraza kubidetaya, murasanga koko hari intambwe ndende, intambwe igezweho kandi dukesha kumuko gukora mu bumwe, umuntu adakora wenyine nk'uko ijambo ry'Imana ritubwiye. Tukaba tumushimira cyane, umuha amashyi. Muri handover rero nasabye ko yazana na madamu we, kuko ibyo yabishobojwe nuko afite madamu umutera iyo nkunga, mushishikaza, mufasha. Ndagira ngo bahagurukane mu amashyi bose. Imana bamugisha. Kuri secrétaire général mushya nawe winjiye mu mirimo, nawe twamusabye ko muri iyi handover muri guheranyikanya ububasha azazana na madamu we kugira ngo akomeze amushyigikire, kandi nabwo akomeze kwiyemeza kumushyigikira, uzamushyigikira. Nibahagurukane nabo mu bashimire. Abona mufite amatsiko mutari mumuzi cyane hari. Komite nyobozi ubundi turi 4 na secrétaire général wa 5 ari n'umwanditsi wayo. Twagiye dukorana inama neza, dukora inama buri kwezi, dukora inama neza mu mutuzo, mu bumwe, mu bwumvikane, ibyo twemeje kandi bigashyirwa mu bikorwa. Uwo tutabanye kumwe ni vice president Musenyeri Gerard Karimba, twandikiye message ko yagize impamvu zitunguye, ariko arabikurikirana. Ubundi turi kumwe na Musenyeri Evariste Mugabo wa Ruteri, abana
trésorier Madame Beatrice komoka muri ADPR, nanjye rero na secrétaire général. Muri iyi handover twari twatumira abahagarariye abarepresentante ngo bari hafi, kuko murabizi mu mpera z'umwaka imirimo ni myinshi, abantu bararwana no kurangiza umwaka n'amaraporo no kuhura n'abakozi kugira ngo baganire mbere y'iyi Noheli, mbere y'umwaka ko urangira. Twari twatumiye archevêque wa Anglikani mu Rwanda Laurent Mbanda, kanyambwiye ko bitamushobokeye, ariko turashimira representant legal wa UEBR witabye kugira ngo aze dufatanye hagurikira mu suhuze. UEBR mwarakoze kuduha Reverend Dr. Samuel Rugambage, niho akomoka muri UEBR muri iki gihe cyose. Imana ibahe umugisha. Twatumiye EPR, perezida wayo yagize impamvu, yagize uburwayi ku butakabije cyane, yanze kutwanduza grippe, afite grippe, ariko vice presidente kandi akaba n'umwanditsi wacu hano. Twatumiye rero aba bayobozi batuboneye izuba, Revera Murigande Richard yabaye secrétaire général wa CPR, aho abo bakoranye umuntu muraza kumuhobera cyane. Mwahoberanye kare. Yego. Mwakoze cyane, yatuyoboye neza. Hanyuma dutumira Revera Professeur Elise Musemakwere, maze kutugaburira ijambo ry'Imana, yabaye perezida wa EPR, ayobora ishuri rikuru rya Protestanti turereramo, benshi mwarerewemo, yabaye umukuru wa komisiyo ya education, niko twayitaga n'ubu niko yitwa yego muri CPR. yongera kumushimira cyane. Nagira ngo tuze gutangira umurimo tumenyanye, mubamenye cyane cyane abashya, rwose nicyo gikorwa kiturimo cyo gushimira secrétaire général cyo gihe cyo kwakira secrétaire général mushya, cyo kwishimira ibikorwa twagezeho no kuza kubererekanya. Nyine ni icyo ngicyo, nta n'ikindi. Mbere yuko rero nsoza kubashimira, kwifuriza umugisha w'Imana, kubifuriza Noheli nziza n'umwaka mushya muhire 2025. Ntabwo disikuru yanjye iza kuba ndende, kuko nyine amaso abwirwa bike ibindi akirebera, ahubwo umwanya ndaza kuwufata nyine duhererekanya. Ijambo rinini rijyanye no kugusimburana muri imyaka 11 n'igice maze muri CPR, nabivuze ku bari bahari igihe twari mu nama nshingwabikorwa ya CPR yabereye kuri Dove ku itariki 11 z'uku kwezi. Ubwo rero sindi bubisubiremo cyane kubera n'igihe, ahubwo munyemerera ijambo ryanjye rigufi ribe gushima no gushimira, kandi irya kabiri ribe ryo guhererekanya ububasha. Hejuru ya byose rero ndashima Imana. Imana niyo yadushoboje twese ne kuvuga jyenyine. Muri iki gihe cyose twagiye dukorana, Imana niyo yagiye tuyobora. Yababwiye amateka byagiye binyuramo kugeza uyu munsi. Komite nyobozi rero iterana rimwe buri kwezi yagiye ifasha cyane, ndabishimira. Kandi shime n'Imana yabayoboye bakamfasha, nkongeraho iyi myaka 3. Iyi myaka 3 nyibashimire kuko nari ngiye kuvamo ntarangije inzozi ya viziyo yahoze avuga. Manda ya mbere ba Professeur Elise Musemakwere barabizi, twayikoze bitoroshye. Iya kabiri rero nari nyirangije ibintu mbicikije hagati. Viziyo zanjye
iyo mvuga nge sijye jyenyine ni aba bose mwabonye bari hano. Ndaza kubabwira uko twakoranaga mbagezeho, ariko muri iyi myaka 3 yaramfashije cyane. Ishimira Imana ko Mutabazi aje icyo cyiciro kirangiye cy'imyaka 3, cyane cyane bo bari babikoze kubera covid ngo tunarangiza inyubako iri Kicukiro centre, ariko case cyangwa ikibazo cy'amageragere ndashima Imana ko cyaje ntaje akinjiramo ko byari kudutera ikibazo, ko cyasabye imbaraga zidasanzwe nyinshi, ariko kirakunda kandi gisigira CPR umusaruro. Mageragere amafaranga avuyemo bayaduha yose nta n'umusogongero wa leta, ashobora kuvamo ubutaka bunini bwo mu Bugesera burimo ibibanza 2 bifatanye, haza kuvamo Irebero ikibanza kinini kirimo inzu jimere rimwe, inzu 2 kandi zifatanye, ivamo amapartema 8 ariho yubakwa mu Kiyovu. Tusagura na miliyoni ubu zishobora kuba zigeze kuri 219 ziri kuri konte, kugira ngo igihe CPR hari cyayitera ishobore gutabara, kuko nta kintu yajya kugurisha ikintu ahubwo yatikwitabariza. Urumva kiriya cyari igikorwa kigoye, aho tukiziranyeho ni komite nyobozi habayemo, kandi abashimira uko bagiye bafasha. Cyari igikorwa kigoye mu gihe kigoye, ariko Imana ndagishimira Imana rwose ko Mutabazi yinjiyemo. Yari kuza ari mushyashya, hari challenges zimwe zazagamo bigasaba kubitinzemo, kandi ndabishimira Imana kwaje asanga icyo cyararangiye. Nihuse CPR imaze gukura mu 2013 yinjizaga terateranije akabakaba miliyoni 6, ariko ubu zikubye hafi 5 yaba yinjiza ku kwezi, kandi biracyakomeza. Ibyo ni byiza. Imishinga nayo yagiye imwe isoza indi kaza, nabyo turabishimira Imana, kandi iracyakomeza. Kwigira kwa CPR nta gushidikanya ko nta madeni dufite, bizadufasha kandi bizamufasha kugira ngo tugere CPR yacu igere ku ntego twifuza kugeraho. Ndishimye rero ko n'imishinga igiye ikomeza. Ibyo navugaga ntabwo imishinga ibirimo, kuko yo bigira n'amabwiriza n'amategeko ayigenga. Nishimire cyane ko nshima Imana cyane, nshimira Professeur Elize Musemakweli na Revera Murigande kuba baje hano. Ku giti cyanjye baje mpererekanya niyambura ndiho sohoka ku rugamba, n'umugisha kuri iki. Abana bigiyeho byinshi, baranamfashije kujya gukomeza amasomo yanjye mu Bubiligi nkora PhD. Aba bagabo bombi babigizemo uruhare, yubatse profile yanjye kandi binyongerera ubumenyi, ku buryo aho nagiye nkora hose na nyuma ya harya najyanye n'ukuboko kw'Imana, kandi mwarabigizemo uruhare. Revera Murigande Fondation n'abagenzi bawe bandi mwashyizemo hano 5, nanjye nkaza ndi wa 6 nkongeraho, ni nayo Mutabazi azakomerezaho, ibongere babashimirire. Shimire na Pasteur Jiri, uyu ni nka Barinaba burya muri Bibiliya yari comforta. Comforta sinzi uko namwita, ni wa wundi n'igihe wacitse intege azakati sunika komeza, ukabona biragenda bifite injyana. Wakoze nawe kuza hano, kandi Imana iguhe umugisha. Shimire cyane abakozi twakoranye. Nkuko nabivuze hariya kuri Dove, nge nari nk'umushoferi utwaye bisi yuzuyemo abandi bashoferi, wanayirekura undi akayitwara. Ubu ni nabyo bibaye. Mutabazi agiye gufata vola nari mfite, hanyuma namwe mukomezanye. Bose rero bagendaga bavuga hariya hari ikorosi, hariya harashaye, iteme rya hariya ryaracitse,
ndabashimira uko twakora kandi nanabasaba ngo mumbabarire aho twagiye dukubitana ibipfunsi ko burya twarabikubitanaga ariko mwarabirebaga nyuma yaho twarahuraga tugaseka tugakunda urukundo rwabaga rurimo ariko hari inshingano ziba zibiguteye rero tugiye gutandukana ariko nzakomeza kubazirikana mwarafashije cyane banyakubaha munyemerere by'umwihariko hari abantu babiri nshaka ko bahaguruka sindi bubavugeho cyane ariko nimena muri uyu mwanya muri uyu muhango ndasaba represente w'Ababatiste Thomas Revera Thomas ahaguruke na Madamu Dorcas umugore wanjye ahaguruke nyakubahwa represente wa UEBR ndagushimira kandi shimira itorero ryanjye ibyo ryantanzeho umukandida kandi no hanyuma yakomeje kunshyigikira saho bigarukira ahubwo n'ubu gihe nari ndi hano nakomeje inshingano z'ubupasiteri munyiyambaza dufatanya uzashimirire nako ndagushimira uzashimirire n'abapasiteri n'inama y'abayobozi n'abakristo bose ko mu gihe cyose namaze muri seperi mwakomeje kunkoresha nk'umupasiteri kandi ndabashimira kuko hose mwagiye mumva hafi n'ubu turi kumwe mu yindi mirimo nzajya nkora ariko noneho nzabona nk'inshuro ebyiri z'uko nabonekaga mu itorero urakoze uzabashimira umuntu rero nshimira cyane ni madamu wanjye Dorcas yambaye hafi iki gihe cyose nari ndi hano muri seperi ariko siho honyine kuva turi hanze yagiye ambera umujyanama akanamfatira iry'iburyo nka kumwe mu kinyarwanda mu kuvuga kugira ngo nshobore kugera ku nshingano nagiye mbona nagiye njya mu nshingano nyinshi ariko niwe mbikesha cyane ku masengesho ye yanshyiraga mu masengesho icya kabiri yangiraga inama icya gatatu yabona ari iby'akazi ntanyinjiriremo akanyihorera ahubwo gusa akaza kumbwira ngo urabona ari sawa namubwira ni sawa namubwira ni si sawa ati kuraje hari icyo ubona twaganiraho yabyihorera akanyihorera ntoya tuganire naho akabyemera ubwo rero ku masengesho ye ku nama ze yangiriye na encouragement yagiye ampa ndabimushimira kandi n'ubu turi kumwe no kuba yemeye yarasize umwana mu bitaro ariko aravuga ati nze tubana akanya gato hanyuma nze gukomeza wakoze cyane kandi n'ubu arakomeza gufatira iry'iburyo mu yindi mirimo Imana izaba yashatse ko nayikorera muri iyi minsi iri imbere ngaruke rero ndatinze ku munyamabanga mushya winjiye mu mirimo tugiye gukorana ihererekanyabubasha Pasiteri Mutabazi karibu muri iyi pozisiyo cyangwa uyu mwanya byinshi narabivuze birambuye ku itariki 11 igihe twari muri Dove sindi bubisubiremo hari bamwe bari bahari kubera igihe ndashaka kukubwira ko uyu mwanya ni umwanya mwiza pe iyo ukora ukunze ugafashwa n'Imana ni umwanya w'icyubahiro ni umwanya umenyekana ariko ni n'umwanya byo bisubiremo nubwo nari nabikubwiye usaba kwitanga aho saba na Sara ngo azajye agufasha agusengere cyane kuko umuntu hari igihe ananirwa ariko iyo uri kumwe n'Imana byose birashoboka uhuriramo rero n'utuntu twiza cyane ukatwishimira n'ibyo abantu babona ariko hari n'izindi challenges hari izitundi tw'imbogamizi tuziramo tumenywa n'ubu bikora wenyine nubwo komite nyobozi gufasha hari bimwe uzasanga uri umunyamabanga ntabwo uri umunyebanga uri umunyamabanga n'amabanga menshi y'amabanga menshi ugasanga ugomba kwizizira n'umutima nama n'amasengesho hakaba rero n'ahandi bagufasha
ibyo nabyo uzabibona mu mategeko shingwa ngengamikorere birimo, kandi ibindi bizagufasha. Usanzwe uzi seperi, ntabwo yije muri mushyashya, birasaba kompetanse urazifite, birasaba ubushishozi, twabivuganye kare, twabiganiriye, birasaba kwihangana, twabivuganye, kuba ukora cyane, ariko n'amasengesho. Ngenga ibyinshi twabivuganye mbere yuko tuza hano, ntabwo ari ngombwa kubisubiramo. Ndagusaba rero guhaguruka uze hano unyegere, sabe na assistance General Secretary y'ifoto ya His Excellence. Tugira ifoto ebyiri, imwe iri mu biro bye aho akora yireba kugira ngo atubere model cyangwa atubere urugero rwa leadership. Indi ni iri hano muri iki cyumba cy'inama. Icya kabiri ni amategeko shingiro ya seperi n'amategeko ngengamikorere. Aya ngaya niyo ndorerwamo tureberamo n'itegeko nshinga, iyi ni ngengamikorere byakire. Uraza kujya ubishyira hano, uraza gukomeza kubyegeranya nyuma. Hanyuma hari manuel de procédure administrative na financière. Manuel de procédure ubwo ni imbuki mu Kinyarwanda, murabyumva mwese, tukoresha kinyafrangre, muracyumva. Hakaza iyi ni amategeko tugenderaho yo mu buyobozi no muri finance, bigufasha igihe habaye ikibazo tese bigenze gute, nabyo byakire. Hari n'ikindi gikomeye cyitwa ngo politique d'intégrité et de lutte contre la fraude et la corruption, kirwanya ruswa, amakosa yose abonetse naha ngaho yarebe. Ibi byombi bishyigikirana n'iri tegeko ngengamikorere. Ibi bitatu nibyo witabaza buri munsi, nayo kiriya cyo ni nk'umwami kiba kibereye hariya, ariko ibi ngibi byo bitatu nibyo ukoresha ureberamo ibisubizo by'ibibazo uhuye nabyo. Hakaba naho wafata umwanzuro utiriwe ugisha inama abangaba, kuko amategeko abikwemerera. Hakaza amakasha 5. Aya makasha 5 sinirwa nyakuramo yose ko nayakweretse. Ikashe ya mbere ni iyi ngiyi ya seperi, dushyira no ku mpapuro iriho na logo ya seperi. Hakaba iyi ngiyi ikoreshwa y'ikoranabuhanga, ariko igihe yaba yanze cyangwa wino yayo yashize, harimo n'iya gakondo iriya y'igiti ariko zimeze kimwe. Iyo ni amakasha 2. Ikashe ya gatatu ni ya reception. Iyo ya reception yo kenshi ikorwa no kuri secretary. Iya kane ni iya radiyo. Iya gatanu ni iyo mbanze zisubiremo. Hari ebyiri ziriya zisanzwe, hari iriya ya radiyo, hari ya reception irimo, hari indi bita confidentiel. Iyo yitwa confidentiel ni agakashe gato gakoreshwa na wowe wenyine, nabikubwiye n'impamvu twazivuganye, yo sinanashaka ko aba babyumva, ukabike neza kandi wawe. Hari rero n'indi ya kera, hari ya kera twahinduye iri mu mateka kuko yari yariganywe, nayo ni ukuyibika ukayikomeza, kuko igihe kiragera bakayikubaza. Ejo bundi mu kwezi hashize ukwezi kumwe, Perezida arabizi, baje kuyitubaza y'imyaka kuva mu 2014. Izo rero nizo kashe ziri hano, nazo ndaziguhereje. Ikindi ni amadosiye y'ibibanza 10. Ubu hari icyo nibagiwe nyuma yo kuguhari amafoto. Iki ni icyemezo cya RGB cyemerera seperi gukorera mu Rwanda. Icyo nacyo gifata neza kandi ni ingirakamaro. Ni umuryango uzwi kandi icyo nacyo turakibika. Hari amadosiye y'ibibanza, ubu dufite ibibanza 10. Nabyo nashatse kubimuha, kandi byose birandukuye keretse kimwe cya Musanze.
kitarandukuzwa. Dufite bibiri mu Bugesera, ntibirubakwa kandi birafatanye byombi, ibyangombwa turabifite. Dufite icya Kicukiro centre, hari iriya nzu y'igorofa ya Unity House. Dufite icya Rebero naho muri Kicukiro, cya kintu kirimo ya mazu y'amagorofa. Dufite icya Kiyovu nacyo ni kimwe. Dufite Kayonza ni bibiri. Dufite icya hano Kicukiro, hano Kimihurura turashima Imana. Iki cyo hirya cyari ukwacyo, abafotora baribeshye, ariko leta yaje kukidusubiza, duhita tugihuza n'iki kiba kimwe. Musanze dufite ibindi bibiri, Kayonza nabyo nabivuze ni bibiri, byose hamwe iyo biteranije ni 10. Mpereza nabyo mbimuhereze. Ibi ni ibyangombwa byose byuzuye by'ibibanza byose dufite bya CPR. Bimwe birubatse, ibindi ntibyubatse, urabisanga mu nyandiko imwe twasomye mu gitondo. Hari imfunguzo z'amamodoka, nanze kuzizana, nazikweretse, hariya ziri, keretse rumwe rufitwe na Mwamini, narwo araza kurukwereka, izindi zose zirahari. N'imfunguzo za ofisi nazikweretse zose, keretse uru nasize fungishije, narwo shaka kuguha rw'ibiro byanjye. Sawa, izindi enye ziri hariya, ubwo nabyo ndabiguhaye. Iby'amakompiyuta n'ibindi byose nabikweretse. Imana iguha umugisha kandi izagushoboze. Ni ibingibi nakwerekaga, ibindi biri mu kabati. Nyakubahwa rero, ndamwifuriza ishya n'ihirwe, kandi Imana izakujya imbere ahataringaniye haringanize. Murakoze. Ndashaka gutangira mvuga ishimwe. Ishimwe mbere ya byose, ishimwe ku Mana. Ishimwe ku Mana, kuko burya kuba turiho ingabire ni impano. Kuba ngihumeka umwuka w'abazima rwose ni umuntu Imana yangiriye. Ko hari benshi twabyirukanye batagihari, ndetse hari n'abahari ariko bakaba bariho mu buzima butoroheje, bukomeye, kubw'ibibazo binyuranye abantu bagenda bahura nabyo mu buzima. Ndashaka rero gushimira Imana iturinda, ikadukomeza, ikabana natwe. Uyu munsi ikaba ingejeje kuri uru rwego rwo kuba umunyamabanga mukuru wa CPR. Imana ihabwe icyubahiro. Ndashima kandi n'ababigizemo uruhare bose kubw'icyizere bangiriye. Nshimira itorero inkomokamo rya EAR Diocese ya Byumba, abayobozi baryo ko bagiye basimburana kugeza uyu munsi, kuko ntangira gukorana na CPR nabitangiye nyibibyumba. Itorero ringiriye icyizere hamwe n'imirimo y'ivugabutumwa, imirimo ya gishumba, bashinga n'imirimo y'uburezi, by'umwihariko banashinga kuba mandateri. Mandateri bivuga mandataire du représentant national de l'enseignement protestant muri za district, icyo gihe byari mu province. Aho rero niho ndatangiye gusogongera ibyiza bya CPR. Ntangira kubagiriraho umugisha, dukorana ndiyo cyangwa baduhamagaye, hanyuma buhoro buhoro rero banyohereza kuza gukora hano mu ishami ry'uburezi. Rwose ndashima Reverend Richard na Professeur Elise, icyo gihe bari muri komite cyangwa komisiyo yadukoresheje isuzuma ry'ibanze, ari naho havuye baduha umwanya wo gushingwa uburere bwa Gikristo hano muri CPR. Hanyuma nimuka Ibyumba n'umuryango wanjye tuza gutura hano muri Kigali, hanyuma kuva ubwo nomatana na CPR kugeza uyu munsi. Imana ihabwe icyubahiro. Kandi nshima n'abayobozi, komite nyobozi yobowe na perezida,
kubw'icyizere no guhitamo kandidatire yanjye kugira ngo nshobore gukomeza uyu murimo nyakubahwa General Reverend Dr Samuel Rugambage yari ashinzwe. Icyo cyizere rero ndakibashimira kandi mbabwira ngo nabyakiranye amarangamutima abiri akomeye. Icya mbere ni igishika, ngo twese abahabwa inshingano n'abazazihabwa, iyo bagutoranyije muri benshi kandi nabo baba bashoboye, abantu bakakugirira icyizere bakavuga bati tuguhaye izi nshingano, ntabwo byoroha, igituma kiragiha, umuntu agira ubwoba, umuntu agira kubyibazaho. Muribuka Imana itoranya Mose ishaka kumutuma mu Egiputa, Mose nawe yagize igishika, agira igihunga, akareba amateka ye yo mu gihe cyatambutse, akareba Abisirayeli atumweho, akareba uburetwa barimo, akareba n'icyo gihugu agiyemo kiyobowe na Farawo ufite ingabo, ufite amategeko n'ibindi bikomeye. Ntabwo byari gutuma atagira ubwoba, atagira igishika, atagira igihunga. Nanjye rero iyi nkuru rwose yanteye igishika, ntera igihunga, intera ubwoba. Ayo ni amarangamutima ya mbere aza kandi biba muri kamere muntu. Ariko icya kabiri gikomeye nuko naravuze ni ngiriwe icyizere. Ntabwo ari icyizere kigomba kuraza amasinzi. Iyo umuntu agiriwe icyizere agahabwa inshingano, umuntu arazifata kubera ko uba uvuga uti abantu hari icyo bambonyemo, hari impano babona afite, hari ubushobozi bambonyemo, hari icyo babona ntashobora gukora kandi kikaba cyatanga umusaruro mwiza. Ibyo rero bikansubizamo imbaraga. Noneho byongeye na experience umuntu afite, kuba nari nsanzwe hano muri CPR mazemo iyo myaka yose, kuba mu buzima bwanjye narakuriye mu itorero kandi nkakorana n'itorero n'abayobozi banyuranye, kuba umuntu hari ibyo yagiye n'ibindi akora bikatanga umusaruro mwiza. Ibyo rwose byaneye gushima Imana no gushima abagiriye icyizere no gutuza. Ndavuga ni rwose iki cyizere ni kucyubakiraho, ubundi tugakora inshingano Imana iduhamagariye. Ubundi jambo abagatolika bakunda gukoresha, bo bakunda kuvuga ngo ni ubutumwa Imana impaye. Uyu munsi nanjye bifashe nk'ubutumwa Imana yongeye kumva bwo kugira ngo ngire umumaro mu gihe gisa n'iki. Kandi icya gatatu, iyo uri kumwe n'abantu mwabivuze, Pasiteri Elize yabivuze, ntabwo umuntu atumwa wenyine, utumwa mu bantu kandi n'abantu batumwe mu bandi. Ubwo rero uyu murimo ni umuhamagaro urimo abantu b'ingeri zinyuranye. Harimo mwebwe mwatubanjirije muri uyu murimo, harimo abari mu nshingano z'ubuyobozi mu matorero yacu dukorana nayo, harimo abari mu nshingano muri komite nyobozi bagiriwe icyizere kugira ngo babe ijisho rya CPR, harimo n'abandi namwe abakozi mwatoranijwe mukava mu matorero yanyu mukaza kugira ngo buri munsi tugire icyo dufatanya, tugire icyo dukora cyatuma CPR irushaho gukomeza kujya imbere. Ibyo rero birahumuriza, bigatuma umuntu avuga ati wa murimo nubwo uteye ubwoba, nubwo ukomeye, nubwo urushya, ariko sindi njyenyine. Mu nzira iri jambo Pasiteri Elize atubwiye cyo gushyiraho systeme idufasha gukorana n'abandi, idufasha kujya inama kugira ngo rwose twese hamwe, buri wese ku rwego rwe no mu nshingano ze, tube twagira ibyo dukora kandi byazamura CPR. Ibyo rero nta bindi. Muri iyi minsi nakomeje kujya ntekereza, ndavuga ni CPR dusanzwe tuyizi, ntabwo tuje gukuraho ibyari bisanzwe bikorwa, cyane cyane twese dushima
ibikorwa bihari bikorwa twumvikanyeho biri muri strategic plan, biri mu ntumbero ya CPR, bigamije kubaka amatorero no kubaka igihugu muri rusange, rwose nta mpamvu no kuvuga ngo tuje kugira ngo tubikomeze kugira ngo bikomeze kubyara umusaruro kandi umusaruro mwiza. Ariko hamwe no kujya inama no gutega amatwi abayobozi badukuriye n'abandi bafitemo ubushobozi n'ubunararibonye, ngira ngo nta cyatuma abantu batazana n'indi mikorere mishya n'ibindi bikorwa bishya byakuririra cyangwa bikubakira kuri bya bindi, kugira ngo turusheho kureba niba twagira undi musaruro wisumbuyeho, haba mu rwego rw'ivugabutumwa dusanganwe ibikorwa by'ivugabutumwa, radiyo inkoramutima irahari irakora, ariko kandi hari n'icyo abanyamuryango bayifuzaho kurushaho, hari n'imbogamizi ihura nazo. Tuzajya inama n'ababishinzwe rwose tubatega amatwi turebe ngo ariko radiyo yacu twarushaho kuyiteza intambwe gute kugira ngo idufashe koko ivugabutumwa rigere henshi kandi ribyara umusaruro. Hari ibyo basanzwe bavuga bijyanye n'umunara, twese dusanzwe tubizi hano, ni icyifuzo dusengera umunsi ku munsi. Imana izadufashe kugira ngo twigire umunara wacu rwose, hanyuma dutere imbere na televiziyo nk'uko bayishaka, duharanire kuzayigeraho. Hari n'ibindi bikorwa mu ivugabutumwa singiye kubirondora, amatorero yacu abirimo neza, ni nayo nshingano yabo yibanze, ariko hari n'ubwo baba bifuza bati CPR igiye idufasha muri ibi n'ibi. Ibyo nabyo tuzakora desante mu matorero, tuvugane n'abayobozi batubwira ibyo bifuza, babona CPR yacaho akarongo, kuko ntabwo tuje kubasimbura mu nshingano zabo za buri munsi, nta nubwo byakunda, ariko muri bwa bufatanye bashobora kutwifuzaho kugira ibintu runaka dushyira imbere. Ibyo rero rwose tuzaharanira kubumva, kubatega amatwi no kureba icyo twabikoraho dufatikanije n'abakozi babishinzwe, kandi n'Imana nayo ikazabidushoboza. Twahoze twishimira ibikorwa by'iterambere kandi koko birahari byo kwigira kwa CPR. Imana ishimwe ku byo tumaze kugeraho. Numva rero ibyo bikorwa n'ubundi tuzakomeza tubibungabunge kugira ngo bikomeze kubyara umusaruro. Ushobora kugira inyubako hariya ikarangira, bwacya ugasanga ntigishoboye kugira icyo yinjiza, cyane cyinjira kigakoreshwa nabi, ugasanga ntikibyara umusaruro. Ubwo rero tuzabikomeza tubibungabunge dufatikanije n'abakozi babishinzwe, ndetse hari n'ibyifuzo byatanzwe cyangwa se n'imyanzuro mu nama y'ubushize by'uko CPR yareba uko hajyaho ikigo cyihariye cyafasha mu micungire ya bene iyo mishinga ibyara inyungu, cyane cyane mu rwego rwo kureba uko banakiranukira cyane leta, noneho tukibanda no ku bindi bikorwa ariko dufite n'ikigo by'umwihariko kibishinzwe. Ntabwo kizaba ari ikigo kindi n'ubu kizaba ari ikigo cya CPR nk'uko CPR yagira n'undi mushinga runaka. Ubwo rero ibyo nabyo turumva tugiye kuzabyiga neza, hanyuma abayobozi babidushinze tukabashyikiriza inyigo, tukayirebera hamwe, hanyuma imyanzuro izavamo akaba ariyo tuzashyira mu bikorwa. Turashima Imana buriya iyi mageragere yari yaraguzwe na Departement ya Education. Sinzi niba abantu benshi niba babizi. Yaguzwe na Departement ya Education mu mwaka imbere ya 2000 ku bwa François Rwambonera no ku bwa Tarisisi Gatwa. Iyo vision basaza bagize n'ababanjirije bahutuma abahutu bagiye bagura ibibanza na Reverend Richard n'abandi na Nsabimana bagiye bagura ibibanza, rwose natwe iyo ntumbero turashaka kugira ngo tuyigire. Dufite mageragere yakoze umunyamabanga mukuru ku bw'icyo kibanza, ubutaka uyu munsi ni imari ikomeye rwose, natwe tuzaharanira kuinvestisa mu butaka ahantu heza hari strategique, abahanga bashobora kutwigira bakaturebera ku buryo tutazajya tuvuga ngo ikinjiye cyose kirangire, ahubwo twavuga ngo dufite n'ibintu turi kugenda tubikamo ubutunzi kandi bizafasha mu gihe kiri imbere.
jewe nshyigikira rya hame rivuga ngo nyuma yanjye hazaza abandi, kandi bagombye gusanga koko narabatereye igiti, icyo giti kikera imbuto bakazisoroma bakanezerwa bakavuga bati burya ba bantu barakoze. Bo nibabyangiza ibyo bizaba ari urubanza rwabo, ntabwo buzaba ari urwanjye. Ariko muri manda duhawe ibyo rwose tuzagerageza, haba mu rwego rwo kongera umutungo fatizo wa CPR binyuze mu butaka, binyuze mu gushakisha n'izindi nyubako no gucunga neza ibihari kugira ngo birusheho kubyara umusaruro, ahubwo wongere utange n'undi musaruro mu bundi buryo. Iryo rwose ni ihame kandi tuzabishyiramo imbaraga. Hari ikintu cyahozeho kera mu mateka ya CPR kandi cyari cyiza cyane. Aho tugeze biragoye. Mu myaka maze hano muri CPR mu by'ukuri yabaye challenge, kuko twese dukora imishinga ariko tutarayize. Abakozi twese turimo hano nta mudeveloper urimo, twize domaine zindi, ariko kuko twabonaga ari need twagendaga dufata za formation zinyuranye, ari naho dushimira cyane cyane Pepuromone binyuze muri ba biziko na Dr Bernarde bagiye batuba hafi cyane, bikadushoboza gucyaza ubwenge no kubibona uko dukora imishinga, tukagira n'umugisha rwose ikemerwa. Ibyo ni ibyo kwishimira. Ariko dukeneye n'abantu bafite impano rwose, umuntu ufite impano muri ibyo bintu by'iterambere, ku buryo rwose twatekerereza hamwe imishinga migari y'iterambere, byaba irya CPR ariko n'iry'amatorero muri rusange. Dukeneye impuguke muri urwo rwego, ku buryo hamwe n'ibibazo by'ingutu turi kugenda duhura nabyo, cyane nk'ibi bishingiye ku ifungwa ry'isengero, kuko nubwo hariho ibibazo byinshi byabiteye, ariko kimwe mu bikomeye ni inyubako zitajyanye n'igihe. Ibyo rero twifuza ko habaho rwose itsinda cyangwa serivisi yajya ibishingwa umunsi ku munsi, tukicara tukajya inama, tukabibyazamo imishinga migari, ndetse byaba ngombwa rwose tukifashisha n'impuguke zikabitwigira neza, noneho tukavuga tuti dore ibyo twimirije n'ibi, kandi tukabyereka inzego zibishinzwe, ibyo bahaye umugisha tukaba twabishyira mu bikorwa. Amatorero dukeneyeho byinshi, birasaba rero ko CPR natwe tuba navuga ngo ana hoteli yo gutekereza no kugira amatorero inama muri urwo ruhando rw'iterambere rw'ibikorwa. Niba twebwe tugeze n'uyu mugisha wo kugera mu rwego rwo kwigira hari inyubako imwe eshatu, ese twafasha gute amatorero yacu ku buryo nayo yagira bene ibyo bikorwa, bene iyo mishinga, kandi bagaharanira no kubishyira mu bikorwa kugira ngo babigereho. Turabizi hari n'amatorero amaze iminsi afite ibirenze bigaragara, abo ngabo twafatanya nabo tugira n'abandi inama kugira ngo twese tuzamukire rimwe nk'abaprotesitanti. Ubumwe bwacu nizo mbaraga zacu. Ntacyo byaba bimaze kugira itorero rimwe rigatumbagira, ariko hari andi matorero y'abaprotesitanti agenda asigara inyuma acumbagira. Ahubwo abantu bafatanya, ufite imbaraga akagira inama uriya, nawe akagenda atera izindi ntambwe. Birumvikana ibikorwa by'uburezi by'urubyiruko, cy'ishami ry'abategarugori tuzabikomeza rwose nk'uko twabikoraga, ariko dushake n'ibindi bishyashya. Sinshidikanya ko mu gihe kiri imbere abayobozi bazansimbuza mu mwanya wa departement y'uburezi. Abo rero tuzajya inama, turebe aho twari tugeze, ibyifuzo abanyamatorero badufitemo, kugira ngo noneho turebe ibindi bishyashya twazana byafasha rwose kurushaho kujya imbere. Ariko ahangaha hari icyo nshaka kwibutsa nanone kiri mu mateka, kandi numva rwose Imana imfashije twagitangiza, ikintu cyo kubaka ubushobozi bw'amatorero
abantu twigisha abakozi b'amatorero mu byiciro binyuranye. Murabona ko hari nk'abapasiteri muri iyi minsi basabwa kuba bafite niveau d'étude runaka, za diplome runaka. Amatorero aragerageza, hari n'indi miryango ibasapotinga, bise World Vision niko nayo igiye kubikoraho, ariko iyi ni inshingano ya CPR kuva kera. Reverend Dr. Samuel Rwambagira yabivuze, CPR yagize uruhare mu kwiga kwe, nanjye uri hano mbabwira, Reverend Richard niwe wanyohereje mu Budage, recommandation yanditse ahereye ku ya eglise yanjye n'abandi. Icyo kintu rero ni indangagaciro ikomeye ya CPR tudakwiye kuvaho, ariko turifuza ko bidukundiye habaho ikigega cyabyo gihoraho. Niyo twajya twohereza 2 cyangwa 3 ku mwaka, ariko muri funds za CPR tukaba dufiteho saving ya buri mwaka, tuvuga ngo n'utu dufaranga bizadufasha kujya twigisha abantu. Murabizi ko akimuhana kazi na imvura ihise. Imyaka 3 ishize twari dufite projet de bourse duhaga amafaranga aturutse muri Peuple au Monde, yarahagaze, ntabwo ari Burundi ariko yarahagaze. Ariko natwe twabanza tukishakira ubushobozi bwacu, hanyuma tukareba niba twajya twigisha 2 cyangwa 3, hanyuma akimuhana kazi imvura ihise kakaza ari inyunganizi. Hari biriya bigo bya CPR biri i Musanze na Kayonza, rwose mu gusenga Imana kandi dufatikanije n'abakozi babikoramo kugira ngo turebe uko byaba multi service, je kujya bikora kamwe gusa kandi byo gukora ari byinshi, bikaba CPR decentralize hariya ishobora gukorerwamo imirimo ikomatanyije myinshi, kandi birashoboka bidasabye n'amafaranga menshi cyane. Hari nk'ibya family planning, hari n'ibindi bishobora kugana muri secteur y'ubuzima, aho CPR n'amatorero dushobora kugiramo uruhare, dukangurira abaturage, dukangurira urubyiruko gukora ibi n'ibi no kwirinda ibi n'ibi. Ibyo rero tuzabisesengura neza dufatikanije n'inzego zibishinzwe n'abakozi babishinzwe, twagiye no kuri tere kugira ngo turebe niba hari ikindi twakongeraho kugira ngo bitange umusaruro wisumbuyeho kuwo bari basanzwe batanga. Birumvikana ni byinshi ndi kuvuga ibyanjemo muri iyi minsi, ariko nanone tuzarushaho kubinoza tumaze kumva ibitekerezo bya benshi. Kanangirize rero ku cy'ubuyobozi n'imicungire y'umutungo. Ibi byose ntabwo twabigeraho hatari ubuyobozi bwiza, hatari n'imicungire myiza y'umutungo. Ibyo rero nabyo tuzabicaho akarongo, cyane cyane ko muzi ko Rwanda Revenue Authority, RGB, ibyo byose basigaye badufiteho ijisho. Tugomba kumenyekanisha ibyo dukora n'uburyo tubicunga. Ubwo rero imiyoborere rwose tuzagerageza kwikora mu buryo bukiye mu mucyo kugira ngo abo bireba rwose bijye bisobanuka, atari umuntu umwe cyangwa 2 babizi, ahubwo bibe bisangiwe, tube tuzi aho tuva n'aho tugana. Nidushirirwa twicare dusenge tuzi ko twashiriwe, dufite ibibazo na Peuple au Monde bitoroshye bijyanye n'amakontribution locale. Uyu munsi biragoye gukora umushinga ngo baguhe uterekanye nawe pourcentage runaka ugomba gushyiramo byanze bikunze. Ubwo rero abaterankunga nk'abo bake dusigaranye bamera kuduha imishinga, tuzaharanira gukorana nabo neza no gukiranuka nabo kugira ngo rwose turebe ko icyizere twakomeza kugishimangira no kucyubaka, ariko tunaharanira gushaka n'abandi bashyashya. Rwose aha banyakubahwa ndabasabye, ba secrétaire général mwese bacyuye igihe, ba reverend professeur n'abandi bayobozi muri aha, tuzajya inama nyakubahwa perezida turebe ngo ariko twakongera abafatanyabikorwa ba CPR gute. Ese nabo twakoranye nabo kera dushobora kongera
gusaba ko twabyutsa uwo mubano bakongera bakaba bagaruka. Hari abo muzi, hari abo nzi, gutyo tugakora ingendo shuri tukareba niba twakongera tukenyegeza kugira ngo muri ubuhando rw'iterambere ubufatanye n'inzego zinyuranye n'abafatanyabikorwa aba ari ingenzi cyane. Tuzaharanira kwigira, ariko n'abadufasha duharanire gukiranuka nabo no gukorana nabo kugira ngo ibikorwa byacu birusheho kujya imbere. Ni byinshi rero, ariko reka ndangize mvuga ngo biteye ubwoba, ariko icyizere kirahari, kuko ntabwo ni njyenyine. Ndi kumwe n'abagabo n'abagore bashoboye, ndi kumwe n'abayobozi bashumbye amatorero, bayashumbye neza bashoboye, kandi biteguye gutanga umusanzu, gutanga inama, gukorera seperi kugira ngo urusheho kujya imbere. Hamwe n'ibyo rero nta kizatunanira, ariko ikiruta byose Pawulo yarabivuze, udushobozwa na Kristo uduha imbaraga. Kandi Imana yatangiye umurimo mwiza muri mwe, nta kabuza izawusohoza. Ndangize rero mbashimira abanyakubahwa abayobozi, komite nyobozi, nshimire umunyamabanga mukuru cyuye igihe n'umufasha we, mwarakoze kwitangira seperi, Imana ibamugisha, kandi dukomeze tubizeze ubufatanye. Dufite ubunararibonye rwose, tuzabiyambaza. Hari n'aho dushobora kugera tukabona dosiye wenda itasobanutse neza, mukaduha amakuru kugira ngo tube twarushaho kubinoza. Nshimire rero n'umufasha wanjye yitwa Nishimwe Sara, tumaranye imyaka 26, dufitanye abana 3, abahungu 2 n'umukobwa. Urumva ko tuziranye, angira inama, akamfasha, akansengera, nanjye bikaba uko, kuko nawe nubwo mubona aha nawe afite aho akora. Ubu yagiye akora henshi, yakoze muri Museko, akora muri Tia Fund, akora muri MCC, numva muyizi, nawe yagiye ikorana n'amatorero y'abaprotestani amwe n'amwe, Mennonite Central Committee. Ubu ngubu ageze muri Catholic Relief Service. Uri afite expertise ikomeye mu bintu bya HR, no HR au niveau national et international. Ubwo rero inkunga yanyu irakenewe mu masengesho, mu bitekerezo. Murakoze cyane banyakubahwa, Imana iduhane umugisha kandi izadushoboza.